Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Matayo igice cya 25, 26, 27, 28 na Mariko igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Matayo igice cya 25. Abakobwa 10 n'abahawe italanto. Yesu yakomeje kwigishiriza mu migani. Yavuze umugani w'abakobwa 10 bari biteguye gusanganira umukwe. Umukwe atinze barasinziriye bose, maze bigeze mu gicuku bumva ko umukwe aje, maze bacanye amatara bamwe basanga peteroli yamaze gushira. Babuze uko babigenza bajya kugura mu bacuruzi, ariko bagarutse basanga urugi rwakinzwe kare, ubukwe bwatangiye, maze babangira kwinjira. Hari benshi bazifuza kwinjira mu buntu bwa Kristo, nyamara basange barakererewe cyane. Imana iduha gufata icyemezo cyo kumukurikira ubu. Yesu yavuze n'abagaragu sebuja yasigiye igishoro ngo bacuruze maze bazamwungukire. Igihe sebuja yagarukaga yasanze uwo yahaye igishoro kinini yarungutse inyungu nini, n'undi nawe biba bityo. Ariko habonetse uwo shebuja yasanze cya gishoro yarakibitse maze arakimujugunyira ngo sindi umugaragu wawe wagisambuwe ushaka ibyo utakoreye. Imana yaduhaye impano zitandukanye ngo tuzikoreshe mu murimo wayo. Ababwiriza, abigisha, abaririmba ndetse n'abakira abashitsi mu ngo zabo. Hari bamwe banga gukoresha impano Imana yabahaye. Yesu nagaruka azabacamo kabiri kuko batumviye. Abatarakunze kumuyoboka azabashira ibumoso maze ababwira ko badakwiriye ubwami bw'Imana. Ndagusabira ngo uzabe mu ruhande rw'abakwiriye ijuru. Matayo igice cya 26. Bajya inama yo kwica Yesu. Yesu ari Betaniya kwa Simoni haje umukobwa yari yaragiriye impuhwe. Uwo mukobwa yasize Yesu amavuta kubera urukundo yamukundaga. Benshi mu banyuzwe n'urukundo rwa Kristo, ishimwe ryabo rigaragarira mu byo bakora. Bamwe barababaye ngo ayapfushije ubusa, nyamara ikigiye mu murimo wa Nyagasani ntikiba gipfuye ubusa. Yuda yarasohotse ajya inama n'abatambyi, maze bamwemerera ibikoroto bikeya ngo bereke Yesu bamufate. Yesu kuko yari azi ko ibyahanuwe bigiye gusohora, Yesu asangira n'abigishwa be ifunguro rya nyuma, ababwira ko divayi n'umugati bishushanya umubiri n'amaraso kugeza aho azagarukira. Amaze gusangira nabo yagiye gusenga, kuko imibereho yo gusenga niyo tubashisha gushikama mu bigeragezo byose. Amaze kuzuzwa imbaraga, igitero cyaraje kiyobowe na Yuda maze baramufata. Benshi mu bahoze mu murimo birababaje ko aribo bifatanya n'abagome kugirira nabi itorero ry'Imana. Petero yagize akaga gakomeye maze ajya kota ku muriro w'abanzi ba Yesu. Bamubajije niba nawe ari umwigishwa we, arabihakana. Imana iturinde kwivanga n'isi ngo bigere igihe twihakana Yesu. Matayo igice cya 27. Urupfu rwa Yesu. Abanyarukiko b'Abayuda bashatse abagabo b'ibigoryi ngo bashinje Yesu ibinyoma, maze bamujyana kwa Pilato wari umugome n'umwicanyi ruharwa. Bahise bamushinja kurwanya leta y'Abaroma, kubuza abantu gutanga imisoro ndetse no gushaka kuba umwami w'Abayuda. Yuda abonye bafashe Yesu agira inkomanga ku mutima, ariruka ajugunya mu nzu y'Uwiteka bya bikoroto bamuhaye maze ajya kwimanika arapfa. Benshi bababazwa n'ingaruka z'icyaha aho kubabazwa n'icyaha. Ibyo bikoroto babiguze isambu y'umubumbyi mu isambu y'Iburamumaro.
amahoro, kuko bari barakuyemo ibumba ryiza hasigara ibinogo n'ibyobo byinshi, ndetse yajugunyaga ibibindi byamenaguritse. Isi nayo ni imburamumaro kandi yuzuyemo abameze nk'ibibindi byamenaguritse bidafite agaciro. Icyaha cyatumye tuba babi, ariko igiciro cya Kristo cyaratuguze twese. Pilato yamenye ko Yesu ari umukiranutsi, ariko abayuda basakuriza rimwe bifatanije n'amajwi y'abadayimoni ngo Yesu nabambwe. Hari imfungwa yitwaga Baraba, irindi zina ryayo yitwaga Yesu nayo, maze abayuda basaba ko uwitwa Baraba afungurwa. Baraba yabonye abasirikare baje agira ngo bagiye kumubamba, kuko igihe cye cyari kigeze. Yatangajwe no kubona bamubwira ko babonye undi witwa Kristo ugiye kubambwa, maze Baraba baramurekura arigendera. Igihano twese twari tugenewe cyahawe Yesu. Yesu bamubambye ku musaraba bandika ko ari umwami w'abayuda. Si abayuda gusa, ahubwo n'abatuye isi yose barinze imva ye ngo atazuka. Uwo Yesu niwe twese dukesha agakiza. Matayo igice cya 28. Kuzuka kwa Yesu. Isabato ishize hari abagore bagiye kuri cya gituro cya Yesu. Marayika w'Imana yavuye mu ijuru maze abirindira igitare bakingishije imva ya Yesu, maze ibyo bituma haba umutingito ukomeye cyane, maze isi yose iranyeganyega. Umuzuko wa Kristo ni imbaraga ikomeye ikomeje kunyeganyeza isi na n'uyu munsi. Umunezero mwinshi n'amarira menshi no gutangara kwinshi nibyo byuzuye mu mitima y'abigishwa be. Abarinzi barindaga igituro cya Yesu bahawe ibiguzi ngo bamamaze ko abigishwa ba Yesu aribo baje baramutwara. Nyamara inkuru y'umuzuko we yamamaye mu bihugu byose, kuko ari imbaraga z'ubutumwa bwiza. Uwapfuye akazuka yabwiye abigishwa be ati, mujye kwigisha abantu bose mubabwira kwitondera ibyo nategetse. Yasezeranye kuzabana nabo iminsi yose kugeza igihe azagarukira. Yesu niwe ufite ubutware bwose, kandi amahanga yose aramupfukamira. Azagaruka bidatinze, kandi amahanga yose azaruhukira imbere ye. Mariko igice cya 1. Kwaduka kwa Yohana. Mariko nawe yatangiye inkuru ya Yesu. Yahereye ku muntu wari yuzuye umwuka w'Imana witwaga Yohana. Yaje abatiriza mu butayu ndetse abwiriza abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kwihana ni intambwe ikomeye cyane ituganisha ku kwakira agakiza kw'Imana. Yesu yaraje maze arabatizwa. Akiva mu mazi umwuka wera muzaho, ndetse ijwi rivugira mu ijuru riti, uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi rihora rihamya ko natwe turi abana Imana ikunda ikabishimira igihe cyose tubatijwe mu mazi menshi. Yesu amaze kugeragezwa na Satani mu butayu, Yesu ajya i Galilaya maze ahasanga abarobyi, arababwira ati, zabagira abarobyi b'abantu. Uhereye ubwo atangira kwigisha ubutumwa bwiza bw'ingoma ya Kristo, ndetse akiza n'abantu benshi cyane. Tumurarike akorera ibitangaza muri twe. Mariko igice cya 2. Impaka z'abakuru b'Abayuda. Yesu arimo kwigisha i Kaperinawumu, maze haza abahetse uwaremaye bamucisha hejuru y'inzu atungukira aho Yesu ari, maze Yesu aramubabarira aramukiza. Kwizera niko kuduhatira kugera imbere ya Yesu wadukize. Yesu yagiye kwa Lewi Matayo maze asangira nawe, ndetse amuhindira n'umwigishwa we. Abantu baratangara ngo asangiye n'abanyabyaha. Abahoze mu byaha benshi Imana ibahindura abakozi bayo, ariko bishyira hejuru ibacisha bugufi. Abafarisayo bamugishije impaka igihe kirekire, maze babwira ko vino nshya
idasukwa mu mifuka ishaje. Nibyo koko ubutumwa bwiza bwa Kristo bukwiriye gusukwa mu mitima mishya yiyemeje kuva muri kamere ya kera. Banyuze mu mirima y'amasaka ku isabato barayahekenya, maze induru ziravuga ngo bishe isabato. Abantu benshi isabato bahinduye umutwaro, nyamara ni umunsi w'umunezero wo kwishimira kubana n'Imana ndetse no gusabana n'ijuru. Mariko igice cya 3. Abigishwa 12. Yesu yinjiye mu isinagogi, maze abantu baramucunga ngo barebe ko akiza umuntu ku isabato. Harimo umuntu umugaye akaboko, nyamara amaguru yari asigaranye. Yayakoreshaga iteka ajya mu nzu y'Imana guhimbaza. Abafarisayo bigishaga imigenzo idatanga agakiza, naho Abaherode n'Abayuda bakoreraga ingoma y'Abaroma. Yesu yarababajije ati, ese biremewe gukora neza ku isabato cyangwa gukora nabi? Biremewe se gukiza umuntu ku isabato cyangwa kumwica? Bose babura icyo bavuga. Imana yaduhaye isabato ngo dukirizwamo turuhuke imiruho y'isi na Satani. Yesu yakijije uwo muntu, nyamara abafarisayo barushaho kumwanga. Bukeye Yesu yatoranije abigishwa be abavuga mu mazina. Satani azi amazina yacu ariko atwibukira ku byaha byacu, naho Kristo mwiza azi ibyaha byacu, nyamara atwibukira ku mazina yacu gusa, kuko ibyaha byacu abisira ibanga ntibyongere kuboneka. Ndagusabira ngo izina ryawe rizahore imbere ya Yesu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakwibaze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, umutingito ukomeye wabaye Yesu azuka watewe n'iki? Icya kabiri, Abaherode bari bantu ki? Icya gatatu, niki Satani atwibukiraho kandi niki Yesu atwibukiraho? Imana ibahe umugisha.